ntabwo byubaka, birasenya, bisenya ubuzima bw'umuntu, byangiriza umutima, birababaza. Kuko hari n'igihe ushobora gukundana n'umuntu ukavuga uti ese uyu we dukundana tutanakoze sex nawe ubwo ntari bugende, ukumva nyine ugahora uhangayikishijwe n'icyo kintu ibihe byose. Ese Mariti, abakobwa n'abahungu ubona ari bande bakunda sex ku rwego rwo hejuru kurusha abandi? Urukundo, umuntu akubajije urukundo wowe warusobanura gute? Nkurikije kuko narubayemo, nkurikije njye uko byangendekeye ku ruhande rwanjye. Yego, biragaragara ko wagira ngo barakuzengereje. Oya, ntabwo ariyo mpamvu. Yewe nanjye ndakundana, sibyo? Jado Artist Official ku isonga. Ndabasuhuje inshuti bakunzi ba Jao TV show, ngewe basuhuza ni Jado Artist Official. Iyi ni Jao TV show nk'ibisanzwe. Niba ari ubwa mbere rero ugeze hano kuri uyu muyoboro wa YouTube channel, ukaba usanze ibyo twakorera bigushimishije, nagusaba kudukorera subscribe, ukadukorera like kugira ngo wemeze ko ibintu byacu ubikunda. Niba usanze biri very interesting, wanabisangiza inshuti n'abavandimwe kugira ngo nabo bibagirira akamaro. Ndagusuhuje cyane. Murakoze cyane. Urongera akajwi. Murakoze cyane. Yego, igira hino yawe ngaho. Umeze ute se? Meze neza. Ndi kumwe nande ubu ngubu? Uri kumwe na Martine Isingizwe. Martine Isingizwe. Yego. Namahoro se? Namahoro, ndashima Imana. Urareba nk'umuntu uri mu rukundo cyane. Oya, ni ibisanzwe. Bisanzwe? Ntabwo ari iby'urukundo, ni ibisanzwe. Yego. Inshuti bakunzi ba Jao TV show rero mwabyumvise, ndi kumwe n'umukobwa mwiza cyane hano witwa Martine. Martine. Martine Isingizwe. Umuntu aba yumva yarivuga, nje mvuga Martine. Yego. Umuntu akwise Martine ubwo yaba yabyishe? Ntabwo mbizi. Uko umuntu amamagaye kose nditaba. Uritaba? Yego. Okay. Turakwakiriye hano kuri Jao TV show. Murakoze cyane. Yego. Martine. Iyo umuntu hano dufite content yitwa urukundo ruganze iteka mu bantu. Iyi YouTube channel warusanzwe yizi? Oya, ntabwo nyizi, n'ubwa mbere nyumvise. N'ubwa mbere yumvise. Ndaza kuyisacinga ahubwo nkomeze nyikurikirane cyane. Yego. Ariko iyo urukundo uraruzi? Nduziho, wenda si byinshi ariko ntabwo nabura kumenyaho amakuru. Oya, ntabwo ari byinshi ko iyo umuntu akurebye abona umeze nk'umuntu ururimo kandi urufiringa. Oya, ntabwo ari ubwo ndurimo ndarufiringa, n'ubundi niyo naba urabizi kuba mu rukundo. Yego. Navuga ko ari ibintu bihoraho. Ushobora kuba utari mu rukundo wenda rw'abantu bakundana babiri, ukaba uri mu rukundo rusanzwe. Urukundo rwa kivandimwe. Rwa kivandimwe. Rukunda abantu bose. Rukunda abantu bose. Urwo wankunda, urwo wakunda turiya twana. Mukomeze mugende basaza. Yego. Ubwo rero n'ubundi ni uko nguko mpora nta gishya. Naba ndurimo, naba ndi mu rwa kivandimwe, naba ndi mu rwihariye, ni uko nguko mpora ameze. Yego. Ndagira ngo nkubwire ko uko bisa kose niba ari uko rumeze uba umeze ne. Okay, ubundi urukundo ruri mu ngeri zitandukanye, ariko ndagira ngo aka kanya twiganirire ku rukundo rwo umuntu ashobora kwisangamo we n'undi muntu umwe ari babiri bonyine. Urwo rukundo turwite dating, fiançailles bitewe n'ururimi wenda wumva, cyangwa se kufiansanya, kurambagizanya mugamije gukora urugo. Yego. Yego. Urwo wigeze urubamo?
narubayemo. aha urukundo umuntu akubajije urukundo wowe warusobanura gute? Nkurikije kuko narubayemo, nkurikije njye uko byangendekeye ku ruhande rwanjye, yego urukundo ntabwo ni ikintu yego kizana amarangamutima yawe akakuyobora, yego yego ukisanga muri icyo kintu wumva nta n'umupaka ushobora kuba wahagarukiraho. nta mupaka, ukisanga nta mupaka iyo urukundo wagarukiraho. rwakujemo cyangwa niba hari umuntu ukubwiye ko agukunda, mukinjira mu mwanya wo gukundana. yego iyo wamaze kwinjira mu mwanya wo gukundana rero ni ikintu kikubaho, ukumva nyine urimo wese nta kantu na gato kaba gasigaye inyuma. Numva ni nk'ahantu wisanga wowe ubwawe nyine utaba ufite ako kanya avuga ngo ninjiye muri iki kintu aka kanya mpise ngisohokamo. yego Urumva ni ikintu winjiramo wowe n'umutima wawe n'ubwenge Ukajya deep. bwawe, ukajyamo dipu ku buryo kwivanamo atari ako kanya bishoboka. Ni ibintu nyine biza kandi bikontorora amarangamutima y'umuntu burya. yego Ushobora gutangira mu ntangiriro bitaraba neza ukumva yuko ushobora kuba bikontorora, ariko hari igihe kigera noneho byo ubwabyo bikagutwara wowe ubwawe. icyo gihe biba byabaye ubusazi. Biba byabaye nk'ubusazi, biba byarenze imipaka, kuko uramutse burya wakundanye ntibimere nk'ibisazi, ntabwo uba wakundanye. none se urukundo ushobora kurubamo urukontorora cyangwa we ruragukontorora? iyo byageze aho numva rwaba rusigaye rugukontorora. Akenshi rurakontorora. Iyo ururimo urukontorora ni nk'aho ushobora kuvuga uti ndi mu rukundo ruri nka hariya njyewe ndi hano. yego ubwo urumva waba umeze nk'uri kurukontororera hariya, ariko utavuga ngo urwinjiramo, ariko iyo ururimo neza ruragutwara kenshi. yego Rurakwikontororera neza ubwo ugasigara wumva nta hantu wavuga ngo mbogamiye aha ngaha, uba urimo neza. yego Yego. Martine nako Martine sorry Nta kibazo. nari ntangiye kwica izina ry'abandi. muri iyi minsi tuzi ko urukundo abantu barujyamo, ariko mu kanya ukumva bari kurira barizwa narwo. ati umwe yahemukiye undi, cyangwa se ariko umwe aba yahemukiye undi byanze bikunze. Abakobwa n'abahungu ni bande bakunda guhemuka cyane? Ntihazemo amarangamutima, uvugisha ukuri uko ubibona. Yego. Njyewe uko mbibona, yego hari ubwo ku mpande zombi habaho guhemuka. Ntabwo navuga ngo abakobwa barahemuka cyangwa abahungu barahemuka. Hari igihe ukundana n'umukobwa, ariko abari ku ijanisha ryo hejuru mu guhemuka mu rukundo ni bande? ni abahungu. N'abahungu. Impamvu mvuze abahungu, ubwo nuko ndi umukobwa, ariko bitavuze ko hari abakobwa bagenzi banjye njya mbona bahemutse. Ubu tuzanye umutipe hano nawe yavuga ko abakobwa batuzengereje. Yego niko yavuga, ariko impande zose birahari, sibyo? Ariko ahanini hari igihe umubare munini cyane. Njyewe niba ari uko mba wenda hari igihe nganira n'abakobwa bagenzi banjye mbwira runaka byagenze gutya, runaka byagenze gutya, urumva icyo gihe mpita numva ko ari umubare munini w'abahungu. Yego. Niyo mpamvu mvuze gutya. Inshuti bakunzi ba Jyaho TV show, hano kuri Jyaho TV show turabashushanyiriza amafoto meza. Dushobora gushushanya ishusho yawe nkawe ikaba icyo twita portrait cyangwa se tableau, ugasanga twakoze ishusho nziza kandi yawe. Ushaka kuduhereza ikiraka nk'icyo ngicyo waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp kuri 0788259948. Nitwa Jado Artist Official. Martine, uvuze ko abahungu ari bo bahemuka cyane mu rukundo. Njyewe niko mbibona. Nkurikije amarangamutima bivuganye, biragaragara ko wagira ngo barakuzengereje. Oya, ntabwo ariyo mpamvu. Njyewe
nanjye ndakundana yego sibyo yego ariko akenshi sinzi impamvu wenda ashobora kuba ari uko mba naganiye n'abakobwa cyane akaba aribo bambwira yuko yahemukiwe gutyo ariko nanone ntabwo mba mbihagazeho 100% kubera ko abantu babiri bari kumwe yego nibo baba bazi hagati yabo ikibazo gihari yego bashobora kukiganiraho kukiganiraho kigakemuka cyangwa se kikanga niwe usanga umuntu ashobora kuza kuvuga ati runaka yampemukiye cyangwa runaka yampemukiye urumva nta muntu upfa kwivuga nabi yego biravuga ntabwo wakwivuga amabi kandi ameza hari birumvikana ntabwo bijya bibaho ubwo niyo mpamvu nari mbivuze gutyo ngewe umubare munini numva ni uw'abahungu niba ari uko mba naganira n'abakobwa cyane bakaba aribo bambwira twahemukiwe wenda nkaganira n'abahungu nka bangahe bakaba bari munsi y'aba bakobwa numva ko bahemukiwe umubare w'abahungu bahemukirwa aba ari muke par rapport w'umubare w'abakobwa bahemukirwa akubanza ari uko wenda nta bahungu benshi nanjye tuba twaganiriye akaba ariyo mpamvu wenda twaganiriye nasanga imibare ishobora kuba ingana yego ntabwo bivuze yuko navuze ko abahungu iteka ryose bahemuka byanze bikunze ubwo nuko nshobora kuba nganira n'abahungu bake nkaganira n'abakobwa benshi akaba ariyo mpamvu umubare wiyongera. Martine ubu ufite umukunzi? Ubu ngubu ndi single uri single and searching cyangwa se uri single tu muri iyi minsi ndi single gusa idafite ibindi bintu ku ruhande ufite iyerekwa ntabwo yaritambutse aka kanya umuntu ufite iyerekwa yabaretseho pe aka kanya hoya. Martine urukundo ko wagira ngo rwaragukanze? Ntabwo rwankanze, hari ibimpugije muri iyi minsi bituma wenda biri gutuma ntahita mvuga ngo aka kanya mise ushaka umuntu. Yego uko kipa. Yego Martine wigeze ujya mu rukundo se? Narugiyemo. Yego ugiye kutuganiriza ibyiza warubonyemo. Wari umaze mu gihe kingana iki? Ko ari kinini ra. Aha ngaho tubwire, ni urukundo rurashimisha cyangwa rurababaza? Urukundo rurashimisha kandi ni rwiza. Yego. Aha tubwire ibyiza wahuriyemo narwo. Ni ukuvuga ngo ikintu kinini cyane nabonye mu rukundo iyo ururimo neza kandi bimeze neza bigutera courage impande zose, uba wumva hari ahantu uhagaze, uba wumva uri umuntu ukomeye, uba wumva uri umuntu ushyigikiwe. Ikindi kandi haba mu kazi haba mu byo utekereza gukora ubikora wumva ufite imbaraga kuba wumva yuko uri kumwe n'umuntu, uba wumva uhagarariwe, muri make uba wumva ukomeye cyane. Yego. Njye niko niyumvaga. Ni iki cyatumye uruvamo? Waruvuyemo ku bushake, waruvuyemo bitunguranye, byagenze gute muri make? Naruvuyemo bitunguranye. Hari umutipe yagukubise indobo? Oya ntabwo yankubise indobo. Hari igihe ukundana mu buzima muri iyi si habamo impamvu nyinshi. Yego. Ugakundana n'umuntu bikaba byiza, umwaka ugashira, undi ukaza, 2, 3 yewe n'5 ikaba yagera. Ariko hakaza kubamo impamvu ituma mutagikomezanyije. Yego. Sinzi niba wenda babeshya, ntabwo ndi buze kubihamya cyane kuko njyewe ndi umupapa ufite urugo. Ariko bavuga ko muri iyi minsi abatipe benshi bakwaprocinga ngo mukundane ariko bishakira sex. Wowe ibyo bintu ni kubibona cyangwa barabeshya? Njyewe ntago ari ko mbibona. Urongeraho akajwi? Ntago ari ko mbibona. Ni ukuvuga ngo ntago abantu bose ari uko bateye. Yego.
hari n'ushobora kuza akakubwira ko agukunda akaba yanakubwira ku bijyanye na sexe kugira kurebe ari ukuri ubyitwaremo ashobora kubikora kugira ngo akureba avuga ati si uyu muntu turamutse dukundanye ese byashoboka ese turamutse dukundanye tudakora sexe ese twarambana twagumana ashobora no kubikubwira kugira ngo yumve yuko iyo gahunda utayibamo niyumva izo gahunda utazijyamo za sexe gusa abe yanakugira umugore mwubake ntago abikubwira kugira ngo ntago abikubwiye by'itegeko ngo mubikore ashobora kubikubwira ari itegeko kuko we aricyo kimuzanye ashobora no kubikubwira kugira ngo akumve arebe uburyo byitwaramo yego hanyuma umuhungu mukundana agusabye gukora icyo gikorwa cya sexe wumva byahita bibatandukanya cyangwa nta kibazo cyaba kibirimo cyangwa umuntu uko mwamukundana ya umuhungu dukundana cyangwa umuhungu twaba turi kumwe mu rukundo iyo boyfriend yego kuba yambwira ibintu byo gukora sexe turi gukundana yego nta kintu bitwaye yego impamvu bidafite icyo bitwaye kuba bimbwiye ntabwo bivuze yuko biri buhite biba iyo abikubwiye ubundi ikintu kibaho habamo kuganira yego mukaganira kuri icyo kintu ukamubwira uti reka bigende gutya na gutya na gutya bizaba igihe runaka ukumva ko abyemera cyangwa akabyanga iyo abyanze ikimuzanye uba ukibona iyo yihanganye ikimuzanye nabwo uba ukibona none se Martine hari igihe runaka kiba kigenwe cyo gukora sexe n'igihe biba bitemewe yego ku bantu bari gukundana yego impamvu ni ryari bitemewe ni ryari byemewe ku bantu bari gukundana yego ntabwo baba bemerewe gukora sexe ubundi igihe byemewe n'igihe mwakundanye mukagera ku ntego y'urukundo urukundo rugatsinda mukabana mbona aricyo kintu cyiza ari nacyo gihe cyiza alright none usanga abakobwa benshi ufashe nk'abakobwa nk'ijana urugero ushobora gusanga nka 70 babyarira mu rugo 30% basigaye bari hagati aho sinavuga ngo baba baragize ubutwari n'iki ariko ubwo wenda ni ikibazo cy'igihe ariko nabo baba bari mu nzira bajya kubyara ubwo si ukuvuga ko sexe rero baba barayikoze kandi batarajya mu ngo none se ushingira kuki uvuga ko igihe cyemewe cyo gukora sexe ari igihe mwagiye mu rugo mu gihe muri gukundana akandi abo bose baba barabikoze babwirwa ko bakunzwe siko bimeze none se ubwo turacyahamya ko igihe cyemewe cyo gukora sexe ari uko baba bagiye mu rugo njyewe ubundi niko nabihamye kubera yuko iyo turamutse tubikoze mbere ni amakosa abenshi bigira ingaruka ku buzima bwacu yego gukora sexe ni ikimenyetso simusika cyo gutandukana wowe n'uwo mwakundanaga mu gihe mwakoranye sexe byo gukundana turi gukundana twakorana sexe bikarangira dushwanye yego cyangwa n'abatayikoze barashwana ni ukuvuga ngo iyo abantu bakundana koko hari ubwo bibaho sexe igakorwa hari n'ubwo idakorwa ariko ntabwo bikuraho gutandukana ni iki gikomeza umubano w'abantu bari muri dating cyangwa fiançailles cyangwa se gukundana nyine nk'uko byitwa mu kinyarwanda ni uko muba mwakoze sexe cyangwa igikomeza urukundo nuko icyo gikorwa baba habayeho kukirinda ni ukuvuga ngo ikintu gikomeza urukundo icya mbere si uko habayeho sexe mukomeze mugende
ikintu gikomeza urukundo ntabwo ari sex. Icya kabiri gikomeza urukundo nta nubwo ari uko muba mwirinze gukora sex, ahubwo mwebwe mwembi uko mwavuganye mugihura, amasezerano mwahanye, uburyo mwizerana, uburyo wowe na mugenzi wawe mwumvikana, mugendana ku murongo, nibyo bishobora kubakomeza muri ya nzira mwatangiye yo gukundana mukagera ku ntego y'urukundo. Ntabwo navuga ngo twakundanye twakoze sex ngo bitumye dushwana, ntabwo ariyo mpamvu, kuko turakundana tugashwana tugatandukana nta sex yabayeho. Martine, inshuro nyinshi bavuga ko abasore babwira abakobwa bakundana ko bashaka ko bakorana sex, bamara kubigeraho bagahita bashwana bagashaka abandi nabo gutyo gutyo. Ingingo ishimangira ko gukora sex hagati y'uwo muri gukundana mutarajya mu rugo bishobora kuba ari bibi. Iyo ngingo nyine yo kuba umusore amara gukora sex na girlfriend we akamuta agashaka undi, ntekereza ko ari ingingo ishimangira ko gukora sex hagati yawe n'uwo mutarajya mu rugo bishobora kuba ari bibi. Ni bibi kuko niba nkundanye n'umusore tugakundana tukagera ku rwego rwo gukora sex, nyuma tugashwana, urumva nsigara nicuza ikintu gikomeye cyane. Ariko iyo tudashwanye tukabana, navuga ko ari nk'amahirwe. Nanjye nabyise amahirwe, kuko kuba wabana n'umuntu mwamaze kwiyerekana mbere y'igihe biba bikubiye gake. Yego biba bikubiye gakeya cyane cyane, ariko urumva niba uwo muntu aje tugakora sex akagenda, hari n'igihe undi ashobora kuza nawe ugasanga nawe bikagenda gutyo, akagenda hakaba haza n'undi nawe bikagenda gutyo. Urumva ni ibintu byica ubwonko cyane kandi bituma umuntu atekereza akagira no kwicuza gukomeye cyane. Yego. Wagira nama ki abana b'abakobwa bagwa muri uwo mutego mu gihe babeshywe urukundo? Na cyane ko abatipe hari igihe akubona akavuga ati kariya kana ni keza, wakajijisha kakabwira ko agakunda, yamara kukageza mu buriri kakareka agashaka n'undi gutyo gutyo. Aba bana b'abakobwa bagwa muri uwo mutego even bagasigara barera abana b'abakunzi babo, wabagira iyihe nama? Inama numva natanga ni uko umwana w'umukobwa byibuze utarakora sex na rimwe yakwihangana, akihangana ntabikore, kubera yuko buriya iyo utarakora ikintu ushobora no kwicara ukumva wenda nta n'amashyushyu yo kugikora ufite, ukumva n'amatsiko menshi cyane kubera ko uba uvuga uti iki kintu sindakinjiramo. Ariko iyo uramutse ukozeho ikintu rimwe, urumva buri gihe uba wumva yuko cya kintu ugomba kugikora iteka ryose. Ari nayo mpamvu kuri uyu munsi umwana w'umukobwa ubwirwa ko akunzwe agomba kubigendamo neza, akabigiramo ubwenge, akabyitwaramo neza, kuko nta giteka umuntu akubwira ko agukunze kuko agukunze. Umuntu akubwira ko agukunze bitewe hari icyo agukunzeho, ariko mu by'ukuri atari wowe akunze. Yashobora kubona physical ugenda akavuga ati ndabona uriya mwana ameze neza, akumva we target afite ari uko mugomba kuryamana. Mwamara kuryamana akubwira ko agukunze, akubwira yuko muzabana, agahita agenda amaze kubona icyo yashakaga. Yego, ahita irumva icyo yashakaga kiba cyabonetse, nta kindi kintu aba gushakaho, bihita birangira. Ariko nyine nk'umwana utarakora sex w'umukobwa namugira inama yo kutayikora, kubera ko iyo ubikoze rimwe
niba ukundanye n'uwo muntu muraryamanye aragiye n'undi ashobora kuza akakwizeza akagukunda nawe bikarangira muryamanye yego nawe akigendera se nawe ugahora nyine wumva yuko ushobora kuguma muri iyo ritime kandi ntabwo byubaka birasenya bisenya ubuzima bw'umuntu byangiriza umutima birababaza kuko hari n'igihe ushobora gukundana n'umuntu ukavuga uti se uyu we dukundana tutanakoze sex nawe ubwo ntari bugende ukumva nyine ugahora uhangayikishijwe n'icyo kintu ibihe byose. ese Mariti abakobwa n'abahungu ubona ari bande bakunda sex ku rwego rwo hejuru kurusha abandi? Ntabwo nashyigikira uruhande rumwe, ni impande zombi. Yego. Muri iki gihe impande zose mbona ariko bimeze. ubwo niba babikunda ku rwego rungana ntibigoye kubirwanya? Biragoye cyane, birimo ikibazo gikomeye cyane, keretse umuntu ubwe ku giti cye uzajya yicara akavuga ati njyewe ngomba kwiha amabwiriza runaka ku ruhande rwanjye, ngomba kwitwara gutya, Yego. ngomba kwirinda njyewe. Ariko nyine ntabwo navuga ngo ni abahungu gusa, birahari cyane ku mpande zose. ni 50/50? Njye niko mbyumva. Impamvu mbibona gutyo, biragoye uyu munsi kubona ngo Biri runaka ari gukundana ntiyakoze sex, runaka yakundanye ntiyakoze sex, biragoye. rero numva nta batari bakwiriye kwitana ba mwana. Yego nta kwitana ba mwana guhari kubera yuko urumva niba umuntu akubwiye turadukundane ukageraho mukora sex ntabwo aba yagufashe ku gahato ngo vayo dukore sex, urumva Yego. urumva ni igikorwa kiba cyumvikanyeho. ni igikorwa ngirana barabikorana kandi bose babishaka. Ya kuri iki gihe rero biragoye cyane, Yego. biragoye pe kubona ngo runaka yihanganye, ni ibintu bigoye cyane. Nshuti bakunzi ba Jyaho TV show, nababwiye ko tubashushanyiriza amafoto meza, dushushanya abantu n'ibintu biterwa n'icyo ushaka, ariko kandi tunadodera ibigo by'amashuri, tudodera abanyeshuri ndetse n'abantu basanzwe turabadodera, ariko cyane cyane twibanda ku banyeshuri. Dushushanya n'imfashanyigisho z'abanyeshuri ku bikuta by'amashuri. Ushaka kuduha ikiraka kimwe muri ibyo twavuze waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp kuri 0782259948. Njyewe rero ndabashimiye cyane niba tugeranye kuri uyu munota tukiri kumwe. Uri uw'agaciro, uri uw'ingenzi, ntiwibagirwe kudukandira subscribe, like na comment aho hasi, ugasigamo igitekerezo ukatubwira uti wenda ubutaha muzatuganirire kuri ibi n'ibi. Martine, ndagushimiye cyane rero kubw'umwanya wawe waduhaye. Nizere ko ubutaha nitwongera kugukenera tuzakubona. Muzambona, ariko nanjye numvaga nifuza kugira icyo nagusaba cyangwa ni nk'inama. Welcome. Ya urakoze. Ni ukuvuga ngo uri umupapa urubatse, Yego. ufite urugo, byanze bikunze iminsi umaze mu rugo hari byinshi turusha, Yego. yaba ibyo hanze ku bantu batarubaka, yaba n'ibyo mu rugo. Yego. Ese watugira inama ki ku muntu waba warakundanye agakora sex atari abana, ku muntu se wenda waba warakundanye ntakore sex kugeza ageze mu rugo? Ese wenda ubona irihe tandukaniro kuri abo bantu? Uratubwiraho uko ubyumva. Kugira ngo iki kiganiro kitaba kirekire rero kikarambira abantu, reka nitugaruka hano icyo kibazo ukizirikane aricyo tuzaheraho, hanyuma ubwo tuzatangira aricyo nsobanuraho. Nta kibazo, urakoze cyane.
nawe urakoze Martine. Ciao. Jado Artist Official ku isonga. Yeah.